Yes, reka twongere tubashimire mwese bakunzi ba business isobanutse aho muherereye hose ku isi. Buri wese turamwifuriza guhaha akaronka ariko no gukomeza kugubwa neza uko bishoboka kose aba ariko nabyita. Kuri mikoro rero ni Tite Kamanzi, turacyari mu kiganiro cya business cyerekeranye na Pi Network. Uyu munsi turi ku itariki 11. Amakuru rero ngiye kubaha, hari amakuru ndimo kubategurira ndi bubagezeho mu masaha ari imbere, ariko ayo ngiye kubaha uyu munsi ni ukubibutsa, ariko ngiye kubibutsa iki kintu gikomeye cyane. Uyu munsi turi ku itariki 11, dusigaje iminsi 14 n'itanu n'itanu n'itandatu n'irindwi n'umunani n'icyenda, iminsi 19 kugira ngo ukwezi kwa 11 kurangire. Nyamara muribuka yuko ku kwezi kwa 11 ari ukwezi ni kurangira, ari ukwezi abantu bamwe bazahura n'uruva gusenya. Abo ni bandi? Urugero, umuntu wa mbere ni umuntu wahawe KYC, ariko se ubwo navuga ngo ni uwa mbere, ni uwo nguwo ahubwo, kuko nta wa mbere nta wa kabiri. Ni umuntu uzi yuko yahawe KYC mbere y'itariki, mbese ubwo kugeza kuri 30 z'ukwa gatandatu ntayikore. Uwo muntu azahanishwa iki rero? Azahanishwa kwambura Pi ya mayininze na bonus zose yagombaga kubona, byose bigahabwa abazagira gute, abazazimayininga mu gihe icyo gihe kizaba cyarangiye. No kuvuga ngo abantu bose bujuje ibyangombwa nibo bazamayininga izo Pi zabo bantu. Wowe rero, wowe utarakoze KYC kandi warayihawe, kugeza abantu bahawe KYC kugeza ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu nibo barebwa n'uko kwezi kwa 11. Ni kurangira batabikoze bahebe Pi zabo. Undi muntu ni wa muntu bayihaye ariko we akaba atazi yuko bayimuhaye. Uyu muntu afite ibibazo. Ubu ngubu azakanguka ze areba abure Pi ze, nanjye avuga ngo bantwariye Pi. Zatwawe nande? Ko zatwawe n'iminsi, kuko iminsi iranditse y'igihe zigomba kugendera. Ni ryari? Ni ku itariki, ni nyuma y'itariki 30 z'ukwa 11. Uzazirenza atarazuza ibyo asabwa rwose Pi ze azagira ate? Azazibura. Hari abantu bamayininga nabo bafite KYC ariko batabizi, kandi baramayininga pe, ariko ikibazo ntibazi ko bafite iki, ntibazi ko bafite KYC. Icyo bigusaba ni iki rero? Biragusaba wowe ujya muri telefone yawe ukareba ko ufite KYC. Ubigenza ute rero? Uragenda ukajya ahandi aho tumayiningira, ufunguye application yawe, hanyuma ukajya muri Pi browser. Kandi kujya muri Pi browser, ujya muri Pi browser unyuze muri Pi Network. Ubigenza ute rero? Iyo ugeze handi tumayiningira, ukanda muri twa dukoni dutatu ibumoso hejuru dutambitse, ukajya ku rutonde rw'amagambo ukabona iryo jambo munsi ya mainnet Pi browser, ukayikandamo, kafunguka ugakanda kuri sign in to Pi browser. Iyo sign in to Pi browser, yego, iyo umaze kwinjiramo uragenda ukareba muri za application zirimo hariya muri Pi browser, ukareba iriya yo hasi bumoso KYC, ukayikandaho kugira ngo umenye ko baguhaye KYC. Ni igihe ubona ibiganza bibiri, amaboko abiri yambaye ikote aramukanya bakubwira ngo nice to meet you. Nishimiye cyangwa se nishimiye guhura nawe, cyangwa se twishimiye guhura nawe. Ubwo uhita umenya yuko ufite KYC. Hanyuma rero ugomba
kureba ababisobanukiwe akaba ari bo bagufasha kubyuzuza. Abantu benshi barimo barakinira muri konti z'abandi kandi ntabwo ari byiza, aho umuntu agufatira konti ari ukurigesitaringa, kwandika umuntu, gushyira umuntu muri payi, ugasanga arayifashe abyujuje nabi, ntabajije, ni ikibazo. Ntakurikiye ibiganiro, twarabivuze hano nk'ikiganiro hano kuri bizinesi isobanutse, nk'ikiganiro nimero 20 kibafasha kumenya uko uregesitaringa muri payi. Ho biranagaragara noneho, urumva. Rero ikituma umuntu atabikora biranyobera sinzi impamvu. None ugasanga umuntu agize ubunebwe bwo gukurikira ikiganiro ariko agashishikazwa no kwangiza konte z'abapayoniye. Ibi ngibi nibyo nkunda kuzira kenshi iyo mbivuze, iyo mbirwanyije, induru ziravuga kugeza nubwo nk'ubu hari abantu batangiye kugira, sinzi uko nabyita, ubwo baze ngo barimo baramparabika ngo nica konte nica konte. Umuntu nafunguriye konte nayizane turebe ko irimo amakosa nk'ayo bamwe bakora, ariko barabihindukira byose bakabingereka ku mutwe. Kubera iki? Ngewe niyangaje cyangwa se niyemeje gufasha abapayoniyazi kugira ngo turebe yuko barya kuri payi. Ariko ikibazo, hari imbogamizi z'abapayoniyazi bamwe bafite imyumvire iciriritse, wagira ngo bafite impfunyira mu bwonko. Iyo mubwiye uti teguze hano ngufashe, ngo ubwo se ngo sikure, mbese ugasanga uratanga impamvu ku mamiliyoni yawe, ku mamiliyari yawe, komeza guma nizo mpamvu zawe, nta kundi nabigenza. Nk'ubu nabashyiriyeho uburyo bumeze gutya, nabashyiriyeho ka poromosiyo kameze gutya. Umuntu ushaka ko mufasha, ndamufasha ndamufasha iki? Ndamufasha kumwinjiza, nkanamufasha kumwuzuriza ibisabwa, nkanamufasha kumukurikirana kuzageza igihe open mainnet ibereye. Ndimo kuvuga ibi, unyumva akaba atari ku rubuga nshyiraho abandi, anyandikire cyangwa mpamagara ati nanjye nshyira ku rubuga. Hari abo njya gushyiraho nkasanga birasaba kubinvitinga, nkabona kuri message z'ubwo WhatsApp zabo nuko zimeze. Abo rero anyandikiye namuha link akajyaho, hanyuma agasanga abandi. Ni ukuvuga ngo iyo nkwakiriye rero ngushyira ku rubuga kimwe n'abandi kugira ngo mbagumane, tugume hamwe, muba mufite mwebwe noneho n'ubutumwa bwihariye ntashaka kuvuga none. Ariko icyo nshaka kubabwira, umuntu uri kuri urwo rugo cyangwa se umuntu uzi ko namufashije, amenye yuko ari mu bantu bafite amahirwe yo kuzabona payi zabo, ariko n'abafite konti zirimo ibibazo bafite amahirwe yo gukomeza kubakurikiranira, kugira ngo duteshe agaciro konti igezeho payi 20, 30 no kurenza, ngo ukunde ugire ukora indi, kandi hari uburyo bwo kubikosora. Icyaba cyiza nuko twarwana nabyo tukabikosora, kuko kubikosora ko bazabikosora. Rero nabashishikariza ko buri muntu wese icyo agiye gukora abanza ashishoze, amenye ngo ese biragenda biti. Ubwo uko bigenda kuri nge, niba ngufashije, icyambere unyishyura amafaranga 5,000, niyamviramo itike, urumva, niyamviramo itike, ingezaho ngiye, niyamviramo amazi yo kunywa, niyamviramo utundi nkeneye. Kubera iki? Naravuze ntika nkwereke, reka mpangane n'ikibazo cy'abapayoniye, reka mbibiri banga. Ikintu cyatumye nkora ibi bintu no kujya kure, ikintu cyatumye nkora ibi bintu n'abantu biba payi z'abandi. Izi payi baziba baterera. Nk'ubu hari umuntu payi ze zagiye kwimuka, ziba zirayobye, ahubwo zijya ku muntu atazi kandi atazohereje, ntabwo azi igihe babikoreye. Ibyo byose ni ibibazo duhangana nabyo, tugakurikirana, tukaripotinga abo bajura. Si ibyo gusa, hari abantu bagiye bafata abantu babashyira muri payi, ariko bagasigarana passphrase zabo, bagasigarana ibyangombwa byabo. Ese iyo ufashe ibyangombwa by'umuntu ukabisigarana, utekereza ko uwo muntu nkawe wowe babibikiye, warangiza ngo uri umupayiniye, ngo ubwo utekereza ko uzunguka cyangwa payi zawe uzazihomba? Navugaga abantu bagiye guhomba ni abangaba
mbere na mbere bataruzuza ibisabwa bizarangirana n'itariki 30 z'ukwa 11. Abo bazahomba. Abandi bazahomba noneho si nyuma y'izo tariki gusa, ahubwo n'ubu bamwe babarangije guhomba. N'abantu bazi neza yuko batabitse imfunguzo zabo cyangwa ibyangombwa byabo byapaye, bikaba bifitwe n'abandi bantu. Imyirondoro yose isaha n'isaha bazajya biha izo bashaka. Uzaba wunguka se? Rero twebwe icyo dukora tubafasha kugira gute guha nyirabyo kumuha ibye, nyiripayi kumuha ibye, tukanamwereka uko abyibikira, uko abikoresha, akareka guhora ateze amashyi. Nababwiye ko tugiye gutangira amahugurwa. Uburyo tuzatangamo ndacyabitegura, tuzabibabwira. Hazaba ari online ariko nimbona nkubone. Ubwo buri wese azajya akurikirana amahugurwa akurikije icyo ashoboye, kuko nukuvuga ngo uburyo bwose bugomba gukoreshwa. Hari abumva batari kumwe n'ubigisha nko kumvira kuri radio, hari abumva neza ari uko ari kumwe n'umuntu. Ibyo byose tuzabigerageza, ibizadushobokera nibyo tuzakoresha. Rero n'abangaba nabo bazi yuko n'abandi badasobanukiye ngo birava he birajya he, namwe muzahomba. Ndagira ngo mbamenyeshe ko hari abapayiniya benshi bihaye utuntu nakwita niba ari ubusutwa, ndeka mbyita ubusutwa, niryo zina ribi mbona nabiha kuko n'urwo rwego nabibonyemo. Ugasanga umuntu arafata abantu akabafungirana ku rubuga kugira ngo hatagira umuntu usohoka muri urwo rubuga. None ugasanga baramuha amakuru y'ibicupuri banamubeshya, kuko ari amakuru dufite ku muntu wagiye abwira abantu abwira abantu ngo nibagire ngo nibasibe konte zabo ngo bazijya ngo byarapfuye. Urumva kwibaza uyu muntu izi konte zapfuye gute, zishwe nande? Yagomba kubereka n'ukuntu zipfuye, ariko kubwira ngo siba, yamara no kukwinjiza agasigarana imfunguzo zawe. Ibizaba muzabyakirize yombi, ntago ari nge wabibatumye. Fungurira umuntu umuhibye, umwereke basi umufashe uko yabibika, umubwire n'ubundi buryo bwisumbuyeho agenda byicungire. Ni nk'umuntu umaze iminsi antonganya, twamufunguriye konti arangije ntiyabika password. Igihe kiragera telefone irananirana, telefone inaniranye mugira inama yo kuyiforomata. Agiye kuyiforomata ntiyigeze ambaza, yaje ambwira ko bayiforomase. Ndavuga noneho dusubizemo pa, ngiye kuyisubizamo mubaza password ati ntayo nibuka. Ngaho ri hanyuma ko ari wowe ufite inshingano zo kubika password yawe. Tugerageje gufungura indi biranga, kubera ko bisigaye bisaba kohereza message ica amafaranga nkayo kuverifyinga phone number. Ku murongo wa MTN ni 88, ku murongo wa Airtel ni 79. Ubwo kandi ukoresha umurongo wa MTN. Tugiye kubikora dusanga ntibigikunda. Muri bimaze iminsi bidakunda. Iki cyumweru tugiye gufata twatangiye ni icya gatatu bidakunda. Ubwo ikibazo kiracyaraho. Noneho aratangira aranyikore. Navuga se jewe nawe ninde ufite inshingano zo kubika password ye? Sibyo, niba tugufunguriye tukakwereka password yawe ni kandi nkabwira buri muntu nabika ibye. Icyakubujije kubibika ni iki? Ikindi ntabwo yagiye ku mutekinisiye ngambwira ati dore tugiye kuyiforomata, tubanze turinde iki cyangwa dukora iki. Yaje ambwira ati dore twabikoze ibyo wambwiye. Urumva nyine yari amahitamo yenge inama, ariko amahitamo akaba yawe. Hanyuma yo mufunguriye ibyawe ni wowe ugomba kubibika. Ngewe uyu mutwe wanjye ukwirwamo ibyanjye byonyine, hanyuma ugakwirwamo n'amakuru ngomba kuba. Urabyumva nk'akanyegoma. Ubwo rero icyakurikiyeho arimo ararira kubera iki? Cyokora turaza kubabwira ubundi buryo twungutse bwo kubafasha kuba wamayininga utagize mu gihe phone number verification itarakunda hakoreshejwe Facebook, ariko ndanga ko muza kubyishoraho tutarabinonosora kugira ngo tubibahe neza, kuko gutanga amakuru apacanze nanone ntabwo ari byiza ngayo nguko. Ubwo rero nagira ngo mbabwire ko bene abo bantu nicyo ni igihombo bwacyo. Kuba utarimo kumayininga nacyo bwacyo ni igihombo. Icyo gihombo rero nta wundi uzakibazwa cyangwa se kireba, ni wowe kireba. Kuba rero kikureba
ukaba utumva ko ari igihombo, komereza aho ngaho nyine nta kundi nakugenza. Hanyuma rero nagira ngo nsoze mbamenyesha yuko tubafitiye amakuru menshi wongere ngo menshi kandi meza tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Hanyuma rero ndagira ngo nsoze nihaniza, ugiye kumbwira ngo wenda sinkuyobora ariko ndagira ngo nkwihanize kuko nutabyumva hari ingaruka zizakuzaho mu gihe kimwe cyangwa ikindi. Ndihaniza abantu bihaye ububasha n'uburenganzira byo gufata amapasiphrase ya bagenzi babo n'imyirondoro yabo, aho kumufasha kumwereka uko abyibikira, ahubwo ukabimubikira ngaho murabifata za screenshot. Izo screenshot mufata passphrase z'abandi n'amapassword, imyirondoro y'abandi mubibika, ibizababaho muzabyakirize yombi. Kandi dore reka mbabwire, umunsi uzaba umwe hari uzacakirwa wihaye kwiha iby'abandi nta muntu wabiguhaye. Singuzanye ugujije umuntu ngo wenda utinde kuyimwishyura ubizi neza ariko kugomba kuyimwishyura. Wowe urafata ibintu by'abandi utanabimusabye. Ikindi uramuroye umubonamo umuntu ufite telefone, ufite imyirondoro, ufite indangamuntu, mubonyemo umurezi wo kutabika ibye. Kutarabona amafaranga yanyanyagije mu nzira, mbese kutarasanga yanyanyagije amafaranga mu nzira, umubonyemo ubucucu bwo kubatabika passphrase ze. Ubizi neza ko nta muntu wemerewe kubikira undi passphrase. Ibi bintu urabisoma ukavuga ngo ni wowe passphrase ni yawe bwite, wowe urangije na password, wowe urangije. Niba ukoreye n'umuntu password, wowe uyikora ndabyumva urayizi, ariko se uzikorera password za ryari hose? Mubwira uti dore password yawe ni iyi, mu rwego rwo kumwereka uko bayikora. None gerageza nubona ari ngombwa uzayihindure. Ibyo bintu kuki utabimubwira nkuko tujya tubibabwira? Hanyuma rero uyu muntu wihaye ububasha akiha uburenganzira bwo kubika passphrase z'abandi n'ibindi atagomba kubika, umunsi zamwakiye azazakire. Ndababuriye. Kandi hari abazi yuko tutabazi, hari abo tuzi, kandi kuba tubazi ntago bizatuma tubihorera ngo ntiteranya. No, ibindi bizakurikiranwa hakurikijwe uko amategeko abiteganya. Murabika iziki? Ngiye kubaha urugero nsorezaho. Umuntu yafunguriye undi payi arangije abika ibyangombwa bye, passphrase, password yongira ngo ntabifite, ariko igitangaje yamubwiye ko azamuha passphrase ye ari uko amwishyuye payi 3. Namwe aka kantu mukumve mukabike. Uwo ni umwe, hari n'abandi. Nabivugiraga iki? Nabivugiraga ko nge niyangaje gufasha abapiyoniye kugira ngo bamenye ikijya mbere, bamenye imigambi benshi babafiteho yo kubona open mainnet ibaye udupayi twanyu bakaturengana. None batangiye no kuzitwara na open mainnet itaraba, kubera ko turi muri gihe cya closed mainnet. Guhererekanya payi biroroshye nta kibazo. Ibi birajyana n'abantu bishoye mu bucuruzi bwo kugura no kugurisha payi. Umunsi uzaba umwe muzisobanura na payi network, cyangwa se mwisobanure n'abandi bazaba babireba nyine. Ariko noneho uyu nashaka gusorezaho n'umuntu ugufiteho umugambi mubisha. Aba bose bahagurukiye kundwanya, nanjye rero nahagurukiye kujya gute kubarwanya. Ndatanga amakuru ku bapiyoniye bamenye ubwenge. Aba bantu mubaveho, mubahunge cyangwa mubiyamemo kimwe. Ntago ngewe ngufungurira konte kugira ngo nkugireho uburenganzira bwo kwinjira no gucukumbura konte yawe. No, niba ari na faveri nyiguhaye kugira ngo wunguke turungukana twese. Ariko abantu bishoye muri ibi bintu nakazi kabo, muzamureye ikizaba muzacyakirize yombi doraho nibereye. Ngayo nguko nagira ngo rero mbashimire, ngira ngo mbibutse yuko itariki 30 z'ukwa 11 ni itariki mbi cyane kuri bamwe, ariko nkaba nkwifuriza wowe kuri iki kiganiro kutazagerwaho n'izo ngaruka, ahubwo uzihunge hakiri kare. Nigeze bakurira ikiganiro kivuga ngo umudugudu w'ubuhungiro, aho umunyabyaha mu Bisiraheli yahungaga, bamufata ataragera muri umudugudu cyangwa mu mbago zawo bakaba bamwica. Nawe rero mu gihe open mainnet itari yaba, niba utarahunga wuzuza ibyangombwa bazagutsinda mu nzira utaragera mu mbago z'umudugudu w'ubuhungiro. Umudugudu w'ubuhungiro nta wundi ni ukuzuza ibisabwa. Igihe rero utarabyuzuza ufite ibibazo bikomeye cyane. Ngayo nguko nagira ngo rero mbashimire ko mwakurikiye, kandi
abanyuzwe n'ikiganiro mukore subscribe kandi mujye muhererekanya inkuru kugira ngo igere kuri benshi, bifashe benshi. Murakoze, mugubwe neza.